Moses tiyumange kidogo. Bibiri avuga ngo umuntu udakora ndakara. Nimba utari mu gukora uri hande horo n'ibyanditswe. Naje kukuzanira itangazo. Isi ni guta. Isi kakwanga. Ariko wowe ceceka winumire ariko ureke kunuma udafite icunumyeho. Akuwiteka bigishoboka. Ubwami bw'Imana buraharanirwa kandi intwarane zizabugishamo. Ubwami bw'Imana apana kwa magambo. Sijaiona nyingine siku na jana imetoweka na leo Mungu anazijua tabichi zote ninazo. Sijaiona nyingine siku imetoweka na Mungu anazijua tabichi zote ninazo. Maua yote anafika, ndege wote wanapokea chakula chao pasipo shaka. Sijaiona nyingine siku na jana imetoweka na leo anazijua tabichi zote ninazo. Abemera ko ari Imana iduhaye umugoroba mwiza bayikomera amashi yo Mana. Ndasubuka kwa Mungu ni baba yangu kabisa, hawezi kunisahau mimi ingawa kificha. Turashimira Bishop from America na madame we. Dushimire na Reverend bakorana muri staff pastorale ishengero Kanani, abayoboye department zose z'urushengero. Mwagize neza gutumira ijuru n'amatayo. Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo izi kugira neza. Toro rya Kanani duherukano kera haciye imyaka. Bishop akiri hano yaradutumiraga cyane. Kuba namwe mwabikoze kandi mukongera mukadutumira, Imana ibamugisha mwikora amashimwe cyane. Maua yote anayafika na ndege wote wanga wanapokea chakula chao pasipo shamba na gala. Dushimire abashumba baturutse bandi matorero baraha. Ubumwe n'imbaraga. Ubumwe buza bukora ibintu bitanu bikomeye kubatuye isi, bugakora ibintu bitatu bikomeye kubasabana n'Imana. Kubatuye isi ubumwe buza buzana imbaraga, kandi imbaraga hari imbaraga z'ubwenge, hari imbaraga z'abantu, hari imbaraga z'ifaranga, hari imbaraga z'umuhinzi. Uko twese hano imbaraga zacu zikubiye ahantu ha kubatuye isi
umurimyi agize ngo ndarime tworwana mu gitondo. Nubona umuntu aguhaye isuka ukaba ufite imbaraga uzahinge. Nta muntu w'umurimyi uzaweza ngo abure isoko. Ariko umuntu yakwiga akabura akazi, ariko umuhinzi ntabura isoko. Sitasumbuka kwa kuwa Mungu ni baba kabisa, hawezi kuni mimi ingawa kijificha. Icyakabiri kiba mu bantu baba mu bumwe, ngo iyo bakoreye inama hamwe Imana nayo ngo ibana nabo. Icyagatatu ndange kugira ngo nshimire abandi bantu nimara twinjire muri topic y'uyu munsi wa kiba mu bumwe, ukiza gituma isi imenya kuko muri abantu na Satani akabura urukundo abinjira. Umugabo witwa Mana Rurema yaturemye mu isezerano rya kera, abatipe ngo bihuza hamwe baravuga ngo bubake, kandi baravuga ngo turaba engineer, abandi n'abaheti ngo barangize bose baripanga. Barangije muri bwa bume, Imana yonyine ngo hitivura iravuga ngo jewe Imana Imana Umwana n'Umwuka dukorera muri systeme y'ubumwe. Ubwo aba batipe nabo bamutse mu bumwe baratugera. Namukirizo mwicaranye umubwire ntugahunga ubumwe, muzamukorera hamwe. Abaturusi akomeye n'abakorera hamwe. Igihugu gikomeye n'igikorera hamwe. Imiryango ikomeye n'ikorera hamwe. Sama hey ukarumvikanye utakumvise ndakundi. Bibiliya iravuga, Salomo yaravuze ngo igifu ngo gihura mu isekuru kija kivamo ari igifu gusa. Mwami Imana ushoboye kurogoya imigambi yawe, ushoboye byose Mwami Imana, ntawe ushobora kurogoya Imana. Gwikora ngo mutozo yamikoga umuntu ngo yazavugana n'undi yamubwira ngo zana idafari ngo akazana ibuye, yamubwira ngo zana igiti akamazana ibintu bijanye n'inani n'igitaka. Abantu ngo bama basubiranamo. Ikintu nubona umuntu n'umitoro ni rimwe, abaririmbye ni bamwe, ntaho kwishiza umutwe ngo bishoboke. Ndamukiriza mwene wanyu mwisiranye umubwira ngo urashaka gukomera, korera. Okay, twakira badukurikiranye abari hanze bose munemere tukomana amashyi ku bwabo. Icyanyuma ndashimira leta yacu y'u Burundi, mumfashe tuyishimire kutwemera tugaterana ayo mashini make. Dushimire leta yacu y'u Burundi. Narimba kumbuye ndamukiriza umuntu umumbwira ngo ijuru n'amatayo yari riri gukumbuye. Tuganira kuri topic ivuga ngo inumire. 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 Notez bien, muraza kuyumva muri développer. Pic. Inumire. Kere. Turasoma ibitabo bibiri. Ati noneho Matayo aratubwira ngo duceceke gute. Muceceke. Igitabo cyo Kuva ibice 14 n'umurongo wa 13 n'uwa 14 iyo mirongo yombi. Kitabu cha Kutoka sura yake ya 14 mlango wa 13 na kushuka mpaka 14. Alafu tutasoma kitabu cha Nabii Amos. Sura yake ya 5 mlango wa 13 na 14.
Yes. Hari uhabonye dusomere kandi basome mu Kirundi. Yes. Okay. Kuvayo ibice ni 14, 13 no ku 14. Jambo riravuze ngo Mose yishura abantu ati ntacyo mutinya mwihagararire gusa murabe agakiza uhoraho agira ngo abazanire uyu munsi kuko abanyegiputa mubonye uyu munsi mutazokongera kubabona ukundi. Amen. 14 haravuze ngo uhoraho niwe agira ngo abagwanirire namwe mwinumire gusa. Amen. Tuko pamoja. Muceceke murebe imbaraga ziwe. Dusome igitabo cy'umuhanuzi Amos. Sura yake ya ngapi? 5:13-14. Amos igice cya kangahe? Cya 5, 13-14. Ubuhanuzi bwa Amos ibice 5:13 haravuze ngo nico gituma umunyamakenga apfa kwinumira mu gihe nk'icyo. Soma neza. Haravuze ngo nico gituma umunyamakenga apfa kwinumira mu gihe nk'icyo. Nico gituma umunyamakenga apfa kwinumira mu gihe nk'icyo. Yes. Ariko ntiyarakwiriye kunuma ariko. Kubera impamvu ananyamanza, anatulia, duma, sukuma. Rangiza gusoma. Kuko ari igihe kibi. Amen. Juruwe tegeka juruwe tegeka reka bakoma amashyi gusa. Juruwe tegeka byose bireme. abafite amaboko juruwe tegeka byose bireme. ako gusa. Juruwe tegeka byose bireme. Abanyabwenge bavuze amagambo ku muntu uceceka. Bavuze kuko umuntu uceceka ngo azatsinda urugamba rwose. Cyo ni cyambere. Icya kabiri, umuntu uceceka ngo basaba urukundo bamugwanya. Icya gatatu, umuntu uceceka ngo azatuma abantu baza kumubaza ngo se niki cyaguhaye imbaraga zo guceceka. Igihe tugezemo sico gukomeza kuvuga. Urashaka kubaka urugo rwawe ngo rukomere, gira igihe cyo guceceka. Kandi umuntu uceceka ntaceceka kuko yabuze ibyo avuga, ariko aceceka afite ibintu bitatu. Ikintu cya mbere, aceceka atekereza aho Imana yamukuye naho yamugejeje naho hagana. Karakomeza ndamukirizo mwicaranye umubaze ngo se muri iki kinyejana kuraceceka cyangwa urimo gusakuza. Nabonye igicaniro
Imana itamenwa. iyo niyo nje mbabwira. Nabonye igicaniro cy'Imana itamenwa. iyo niyo nje mbabwira. Nimuzamure ibiganza, nimuvuge ngo haleluya. Haleluya. Pima waba mugufi, waba muremure, waba munini, ariko uba mu itsinda ry'abaceceka utsinda urugamba. Subiyemo. Urashaka urugo rwo kurukomeza? Urashaka ko abantu bazaza bakakugana bakakubwira ngo wewe byageze bite kugira ngo ugera? Injira mu itsinda ry'abaceceka. Imisi wavuze ube ngukora analyse, kora meditation mu misi wagiye uvuga. Uwere mu rugo iwawe n'umugabo wawe ureba ingaruka zabayeho. Ariko bimwe wacicetseho ubu nyine ugeze kure. Ariko kubera kuko wavuze hariho penalty wakoze kandi utakagombye kuyiko. Giye gutanga haleluya nimara nishire mu ijambo. Nimuzamure ibiganza. Haleluya haleluya Haleluya. haleluya haleluya Haleluya. Sema hey Hey. Amos n'umuhanuzi mu bahanuzi bato. Abahanga ba Bibiliya baravuga kuko adakomoka mu nzu ya gihanuzi kandi nasandi yari umuhanuzi n'abanyirarume ndi barabahanuzi. Hari abantu bazaba bahanuzi bikomoka kuri base barahanuye, banyirarume bagira impano zo kuririmba nabo base ngo bazaririmba nka nyirarume. Ariko Amos kwase nta muhanuzi wari uriyo, kwa nyina no ku banyirarume ntawe. Arangwa n'ibintu bitanu jandike. Icyambere ngo yari umungama. Imana ndizisanga umuntu muri input, Imana izisanga umuntu mu bikorwa. Nugira icyo ukora ukagira icyo ukora, Imana izagusanga. Ariko urakaregerege ntuje ukora izaceceka. Nimuzamure ibiganza, nimuvuge ngo haleluya. Dawudi bamaze kumuta ntiyataye Imana, baramwibagirwa ntiyibagirwa Imana. Aravuga ngo okay, uko bandaye mu ntama manukana ibikoresho. Papa reka mbege nimuzamure ibiganza. Nimwongere. Nabonye igicaniro cy'Imana itamenwa. iyo niyo nje mbabwira. Nabonye igicaniro zamuka mu cy'Imana itamenwa. iba ngoga yica muri ibi iyo niyo nje mbabwira. abonye igicaniro. Nabonye igicaniro cy'Imana itamenwa. iyo nje mbabwira. Abonye igicaniro. Nabonye igicaniro Abonye igicaniro. Nabonye igicaniro cy'Imana itamenwa. iyo nje mbabwira. Nimusambure ibiganza. Sema haleluya. Abonye igicaniro cy'Imana. iyo nje mbabwira. Nabonye igicaniro cy'Imana itamenwa. iyo nje mbabwira. Nabonye igicaniro cy'Imana itamenwa. iyo nje mbabwira. Abakigira abakora biyasambura. Sema hey Hey. ndamukirisa mwene wanyu umubwira ngo urashaka ko Imana igusanga aho uri. Gira icyo ukora, gira icyo ukora.
n'ibyanditswe naje kukuzanira itangazo isi niguta isi ikakwanga ariko wowe ceceka winumire ariko ureke kunuma udafite icunumyeho uceceke ku magambo njyawe kibazo banitaho mu rusengero wowe bareke kukwitaho ceceka wowe tumika kora nabonye igicaniro Imana itamenwa iyo nje mbabwira nabonye igicaniro Imana itamenwa iyo nabonye igicaniro Imana itamenwa iyo nje mbabwira amazi aravuga okay ubwo Imana yavuze kuko udakora ndakarye kaba n'umuntu w'umungeri w'inka n'intama n'ihene natosha naho Imana kiramureba buri muntu wese nushaka ubudandaza inyanya Imana irakureba abantu bose bazamutse bagakomera ntibatangiriye hejuru batangiriye down ngarangiza Imana irabazamura nabiravuga ngo nzazamura uwimanuye nimara manura wageze gute wizamuye undamukirize uwo mwicaranye umubwire ngo se kufite izo mbaraga kurazikoresha iki Imana irabona iki hari umuntu watuzanye mu modoka aravuga ngo baratangaje baravuga ngo kirite izitangura ku mugoroba mu muhingamo abantu bavuye mu tuzi ariko ugihugu cy'u Burundi umugisha umuntu udakora tukaza unavuga ngo uri inshuti yaje mana undinde umuntu udakora no kujana udakora nimugera ukunda amaboko yanyu ari meza nimuzamure ongera mumbarisa umva setse urakora cyangwa ndukora sawa sasa icyakabiri ese Daudi ndamuretse kibe kumureka icyakabiri cha Amosi Biblia yavuze ngo alikuwa hodari katika kufanya kazi alikuwa hodari yarabangukaga mu gukora imirimo Imana ntizigenda n'abantu bafite mwendo wa polepole igenda n'abantu babangutse batekereza babangutse baririmba babangutse bararamya babangutse cyane niba nguririmba wiruka kuryuza wiruka ureba ukuntu abadayimoni bakomeza gusohoka muri iyi si niba nguri indirimbo hawumva gusa wamwikubitaho ukuntu uzubanguka ukubitaho gusa tabu zangu zikisha nitamo Bwana wangu akinikaribisha kule karibu tabu za ihute zikisha nitamo Bwana wangu akinikaribisha kule karibu upumzike hapa ndipo nyumbani kwako hapa ndipo makao yako hapa ndipo mahali pako karibu upumzike mbingu zinafunguka na Yesu yuko wangu akinipa kwa macho yenye huruma ni musama sema haleluya abisi bazabihuta Biblia yavuga ni mushaka Uwiteka bigishoboka ubwami bw'Imana buraharanirwa kandi intwarane zizabugisha ubwami bw'Imana apana ngo amagambo Nabii Amos aravuga ngo ngomba kwihuta ngomba kubanguka ndi umwungere ngomba nucuruza curuza numwete banguka
umurimyi rima ubangutse, nudandaza dandaza ubangutse, nufasha abantu fasha abantu uba aona mbingu zimefunguka na Yesu mkono wa kuume akinitazama kwa upole, kwa macho yenye huruma. naona mbingu zimefunguka Na Yesu mkono wa kuume akinitazama kwa upole, kwa macho yenye huruma. kini giterane ntabwo ari seminaire turimo mwamenya makuru nimba ari theology narayize se ni mu seminaire hano ndi mu giterane cya revival cy'ubu kikanguru ni mugira muti sama musuhuke we ibintu byo kwikwega jewe Yesu yangu genda toka wende birabango havumu ukora umurimo w'Uwiteka grate ni vyamatayo alaniwe mtu anayefanya kazi ya Mungu na uregevu. Havumu ukora umurimo w'Uwiteka grate agonwa. walaka wa amani ndio wafanya Wayahudi washindwe kula na kunwa wakati Ichaga tatu Amos muyakunda gimana ya Israeli. Nimumve barundi kazi. Nimumve mu banyafrika mukunda Imana y'i Burundi, mukunda Imana dusenga rurema. Muyikunde mu abanyafrika muzamubyuka muri burakeye mubwire ngo Mana turagukunda. Nurangiza kwiborosa ubanze Imana brosa dize kuzanye. Ubundi wowe ufite amenyo yose hari abandi bakubise gutya ngaha mu ikaburimbo arasiga. Wowe uracyayafise. Hari n'abandi batakigira kaka iri gufwa ryarashogotse barahengana. Musamusa mu nzu y'Imana mukore meditation mu medite by'Imana yakoze. Amose nabi Amos aravuga ngo reka kunde n'Imana yacu ya Israeli. Barayikunda Imana iravuga toke ukunkuze ngiye gukorana nawe. Ibindi bibiri bisigaye ngo akiranuka ku maturo. Nubona umuntu utazutanga amaturo mu rusengero tatange n'umwabo mu muryango ntazafasha bavukana. Uwo muntu bakora chef de quartier akavuga ngo nimuze dukora umuganda ntatange n'umusanzu mu musengero arapfuye awari arapfuye dawa biraba ngo yamukira urugo rwe na famiye ye. Uwamukira urugo rwe na famiye ye n'igihugu cye arapfuye. Umve etape abandi bagezemo iyo bagiye gushikanira Imana. Icyo umuntu adashobora kurya ngo ahage ntagomba kugiturira Imana. Mu rwego ngezemo kuko igihumbi ndicompaza sinotanga igihumbi cyangwa sana amafaranga y'igihugu kandi arakora ariko mukidi atagomba kumpaza Imana yarankora ibitangaza sinoyashikana. Ariko umuntu utarama akavugana n'Imana akazana sashles amafaranga ijana cyangwa se ko muranumva akakavura muranumva ko mari mu mashimeshi icyanyuma cyo uwo muhanuzi ngo yageraga abamubajirije mu gikorwa cy'ubuhanuzi akegera abayisaya akegera n'abaheremiya akababaza ngo se ukuntu muza mutaramana n'Imana Imana izivuga gute. Uzi kibazo kitwishe aba basore bose nta muntu n'umuza wandika inyigisho mwese hano nta n'umwe kandi muri ba diplome mwese hano abandi ni bagaradiwa abandi
mumaze kurangiza irisasi ariko ntimuza mwandika mbabwira amakuru umuntu ukomeye kwisi ni wandika nimuzamura ibiganza nimubene kabazamura ibiganza mbabwira amakuru umugabo witwa Ezra na Mose n'umugabo witwa Samuel ngo niba banditse ibitabo by'amateka ngo bagiye gusubirayo ngo basubira muri Bibiliya niki Imana ikunda barebye mu byo banditse basanga Imana ya Isiraheli ngo ikunda umuntu ngo igura imihigo icyakabiri ngo ikunda umuntu ngo ukora igikorwa kizima cyo kwibuka ibyo Imana yakoranye nawe mwebwe mutandika muzibuka gute mwebwe mutandi muzibuka gute haba na computer mu kugira virusi sinkaswe uri mu kugwara ihoma ibinini byananije paracetamol bakabizana bwaca kandi ihoma ikagufata warangiza ngo igituza ko kirani warangiza ngo mujane rwa karede wewe ariko umuntu wanditse arakomeye ndabinginga generation muri kinyeshana muje mwandika amateraniro mwandika inyigisho mwandika amagambo y'Imana umuntu wese wanditse Imana ya Isiraheli nubwo yakwibagirwa azayibwira ngo dore icyo wavuze mukomere Imana siku moja mavuno yataisha kabisa baada hayo jua litasimika siku hiyo ya mwisho na utasikia injili atakusa kwa furaha bali makapi yatatupwa motoni rafiki utakuwa wapi bali makapi we bali makapi yote yatatupwa motoni rafiki utakuwa wapi watu wote wa Mungu wafikapo mbinguni kumbusha wataimba kabisa mushangilia atakusanyanga bali makapi yote yatatupwa motoni rafiki utakuwa bali makapi yote yatatupwa motoni rafiki utakuwa wapi nimuzamuregera komeza ijambo ry'Imana mukomere Imana amashimeshi cyane ubara kwandika umugabo witwa Kalebu ibintu bitanu nshinga ngo yamatanye n'Imana arandika ngo amenya ko Imana yavuze kuri Isiraheli arandika pima mama ngo aramanuka ngo agirirwe icyizere cyo kuja gutata igihugu cya Kanani arandika sukuma ngo arasubira kandi bakirwa n'amaraya Rahabu arandika attention n'umuntu wa ekri ngo uyu nguyu ntazabura gakondo mu gihugu arandika hasa bemila sika uri mu kwandika cyangwa nduza wandika ariko amashuri mwize muze mwandika iki muri mu kwandikirana n'abandi pima mambo irashimana nuko namusikia Mungu warangize ngo ayitafata bya bintu byose ngo aja muri pase yibuka kuko Imana yamukuye n'umunyamahanga mu buzima bwawe gukomera kwawe ntukibagirwa Imana yagukuye isi yabakomeye bamenya aho yabakuye bakamenya aho bari naho bahebagana ni mwumva aya magambo ngo arangize inzu ya Rubeni babona gakondo inzu ya Efta babona gakondo inzu ya Yudi babona gakondo aha ni ya Nafutali babona gakondo kare aramwibagirwa yamashe muri biblioteke abwira Yoshu aramubwira ngo nimba wowe wibagiwe ariko nyenga yandika samu gisiri
Marembo y'urupfu Yesu arakoze. Ishimwe rinyuzuye umutima Yesu arakoze. Marembo y'urupfu Yesu ishimwe rinyuzuye umutima Yesu arakoze. Yesu 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 warakoze. Yesu 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 warakoze. Yesu 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 warakoze. Umusirikare w'umuroma wari umuhanga wari warize baramubwira uja kwandika ngo azayiyita attention na écrit mu business ukomera ukaje kuri yandika entre akandika na sortie akandika na reste sortie igomba kuba nke hanyuma entre kakaba gashenga ijuru ngo rikora kuri telecommande yama yandika ngo uyu n'umwami w'abayuda abatipe bari bicaye ariko turagutumye nk'umuntu twizeye none kurandika ngo n'umwami twakubwiye ngo azayiye Yesu ara wakize wakize marembo y'urupfu Yesu ara wakize wakize marembo y'urupfu Yesu ara ishimwe ishimwe Yesu 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 Agala sangala Bima ya sanga Ngulu 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 Kanga 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 Hi ha Hangenga Nupunga mafaranga arikutasha wandika Umusaza homba tuzabimenya Hari umusi wagira financement y'umuzungu yaza kubwira ngo mfita ngahe aza kubwira ngo nereka itangiriro muri écrit écrit subiza mamoze Yesu arakoze Yesu Yesu arakoze Yesu arakoze wakize Yesu arakoze
namubwiye ngo biranditswe ngo rukagaragaza Uwiteka Imana yawe biranditswe rugabire wa mama ekri nimugire ekri nimusamure mugire gutya elo ngiye gutanga haleluya 3 mwizina rya Yesu zikugoronsore wowe utari mu kwandika cha nimusamure ibiganza kose kumujuru haleluya haleluya sama Berushaza aho Berushaza Nebukadinezari akafariki amaze gutambuka Berushaza ngo akora trufu akora penalty ndiyo akora erreur akoresha ibikombe by'uruhimbi kuri umwami Shakara ngo haza professeur ordinaire aho mambo yandika amakuru 3 amen tek lestiko na ofresi control basa n'abarozi swata abasomye swata abakonikoni swata nandi ugatubwire yekri nandi ugatu abasore murahanga are you ready mambo ya Yesu Yesu arakoze Yesu arakoze Yesu arakoze Yesu arakoze Yesu arakoze Yesu arakoze wera wa Isirayeli we turagutarama urubugingo bwacu ushimwe haleluya wobwiriza abasore bangana gutya barangiza bakakureba gutya tege aba basore kandi ari bo bazayobora nibo ministre nibo badepite nibo ba meya w'umujyi nibo ba pasiteri nibo bande bagusha mfite ideni nibo ba president nibo ba guverineri ba president nimwe ba guverineri nimwe ba mustanderi aho nimwe ba limiresho nimwe ba boss bakora ndabo nibo ba pilote b'indege sikia nyanduka tuwira ino ekiri bimisangala sa ingiri salala ngungulu kangala salala ni dizamwe ngala ni dizamwe ikakatisa soyeni dizamwe parosi la forme ni sala mayoni dizambrene dezakte sambriene de falarie ashimwe Yesu hari abazungu 3 bagiye kuza aho hazaba harimo abagore 2 aho n'umugabo ariko ukuntu bazazuze kukumbaza sikia sasa na amakuru nayo ngana ingele lisanga na sika kwata na sima payoni angasaka hogea kayoni disanfa Angre de la forme uraza kumbaza ngo se bazaza gute Bazaza gute? bazasana nani nibyo bintu bibiri gusa nimusamure bigaza question tuma mambo kirashaka korere uremanga bagafa kushezi ibintu bitu binari
reka datarika Berushaza Berushaza Berushaza. Yo! Berushaza we. Berushaza we. Zatangara n'umuntu uzugara mu rusengero njaseke ugize kubigikara nurangiza ntuseke bizakugenda gute abandi nakayobe kukaza kabaga kabahisha nawe uri igikara aho icyaka itagaza kirabana daye uracyari n'umupangayi wakwizimanye guseka mu rusengero ukizimana ibyishimo Berushaza Berushaza. ni musamburi bigazi ni muvuge ngo haleluya haleluya pima mambo kingili sangala Mayongini desafa. Katisi la kota Toyeni desakte. Tashodeva Shwangina Hallelujah. fayami. Ebershaz. nini usobanura bituma imana yo mu ijuru Imwizera imuyigikundira Nebukadineza. umwami Nebukadineza arota inzozi banyabwaga b'i Babuloni Imana yabonye ubwami bwawe ucishijemo umurongo cya kabiri wapimwa ku mwizani rukwiriye turuwa muzagenda wabwa wa Medi n'abapereshi none ayo niyo makuru nizo habari zigezweho ati nuko ekri namukirizo mu icyo Andiko. umubwira ngo urashaka gukomera ushawandika ibyo mu Urashaka rashaka gukomera. ngwiso wagiso we Urashaka gukomera. ngwiso wagiso ngo stoke yashize tibakivuga mu magambo bazavuga ati itariki nashaka ko tubonana nimba byashoboka ukabwira iso wagiso nasabaga ko mbere yuko uja ku kazi ko twa iso wagiso Papa Clementine urumva stoke ya suko bazavuga ekri namukiriza mwana wanyu umumbarize ngo se uza wandika cyangwa uzuvuga kandi biravuga ngo mukeke uzuvuga. Kayosika. mwashatswe n'abantu bagira analyse twebwe tugira analyse tasho n'umuryango nuko nimba hari umuntu wawe numva azamura ibiganza dukomere Imana amashyi menshi cyane ikizaguha agaciro suruzaku igihe cyawe nikigera uzavuga kandi nurangiza kuvuga uzerekana ekre iyo habaye urubanza bazakubaza ngo zana umuhamya de ekri mwakoranye tibavuga ngo amajambo mwavuga Ekiri. bavuga un umuhamya de ekri none murashaka mwebwe ko musubizwa mutaza mubika ibyo Imana imaze kubakorera kuva mukira abakobwa bamwe muri aha murebye igihe mwari mukira abakobwa ufite 20 n'ubu nyine ibi bimaze kumanuka nibi byaramanutse yabikoze n'Imana ndagira ngo mbaheze ubu butumwa mwumve kuko ari Imana yabasuye Kanani Amen. barabo mwatangijanyije nabo bamwe baragiye ariko mwebwe muricara nimugande muri biblioteke mwibutse Imana muvuge ngo se Imana ko twanditse none uri kuratekereza iki hari amasengesho adasaba kwiyiriza uzugenda gusa ukabwira Imana ngo niwe wavuze noneho kare baravuga toke nimba wanibagiwe koje naranditse none hasigaye ndazafite Misiri yahuye n'ibyago icumi barabibona ariko umunyabwenge Mose arandika ariko batanditse bakomye induru bayikomera
bageze imbere babona inyanja itukura, ngo babone iburyo babona imisozi iterera, babona n'iyi babona n'iterera. Inyuma guhinda gukomeye kw'ingabo zande, abantu iteka ryose batanditse icyo baza bashobora, baza bakoma induru, turashize turapfuye. Naje kugutangariza uyu munsi wa none, ijuru n'amatayo turi hano, twaje kukubwira ngo imirimo wakoreye Imana, wowe uceceke, ukurwanirira, ugutabara, ugukiza icyo kibazo, ugukura muri ako kaga arahari. N'Imana itajirobanura ku butoni, n'Imana ibana n'abato, n'Imana ibana n'abakuru, n'Imana ibana n'abarebare, kabana n'abagofi. Umve kubwira Imana iheza amatangazo mose. Imana ndiyo guheza, ndiyo heza umwana amatangazo nubwo yovugana nawe, ariko izigenda igahindukira. Umunsi yashatse kugira ngo yereke Dawudi kuko ageze mu kigero cyo kwimikwa amavuta, Imana yabwiye Samuel namubwira ngo ugende kwa Yese. Ninde revera wanyu hano bunyine? Ni wowe? Okay. Abakungirije ntibagirisha. Umuntu wese uzana gasakuza akavuga ngo Imana yambwiye, wowe itarakubwira sibyo. Ndabisobanura. Nimugere mu kikoko. Nimuzamura ibiganza. Ndabisobanura. Naco gituma turi mu gukora amadegano ukamushabura pasteur mu microphone mugiye kuvuga ibishimana yambwiye. Wawe. Good. Sibyo. Dore. Uyu ni w'amaso y'itore. Afite amaso 12 wowe udafite. Atena no mata yaraducanze numva makuru. Imana ibwira Samuel yamubwiye ngo agende kwa Dawudi cyangwa aramubwiye ngo agende kwa Yese. None si kwari kitavuze ngo agiye kwa Dawudi. Dawudi yarafite adresse. Wowe uri umukristo mu. Ariko Imana ireba uyu kwaza. Ndaje mbivuge n'ibindi. Kandi ni Bibiliya. Nimuzabira ngo se ko nje mu butayu ukavuga nayo. Aha, sawa. Genda mu butayu apana ngo mbabarira ngo ari Imana ibwiye. Baza witonda. Iwanje onyoboye mu Bugande ukaza ukashamura microphone ndi hano ngo yakubwiye nuko kukubwira ngo amezi 4 utazosura kuririmba. Nimuzamure turi hano umunsi yavuganye na Samuel kubera kataje hano ngo yamavuga ngo Imana irambwire yagiye kwa Eli. Mwebwe muri mukuje yagiye kwa de ngo Imana irambwire kuna fasi utapita hara ugomba guca auhera. Nimuzamure ibiganza nimuvuge ngo haleluya haleluya. Bavuze induru kubera kuko Mose Imana yamwizeye, bavuganaga n'Imana ibona kubone, abataravugana n'Imana n'abatanditsi by'Imana yavuze. Bavuze induru bavuga ngo Mose we kubera ko watuzanye ngo tuje kurimbukira no mu butayu. Imana iheza amatangazo Mose iramubwira ngo ugende ubwira abanyisiraheli ikintu cyambere ngo babandanye urugendo. Reka babase muri bari abantu bose bari kumwe na Mose, ninde kubera ko Imana itabwiye Miriam cyangwa ngubwire Kora cyangwa ngubwire ngo Biramu ibwire Halika kubera Pima cyangwa ngubwire Huri cyangwa ngubwire ngo Aru yamicece kiravuga ngo Mose ya Mose babwira ngo itangazo rya mbere ribakomeza urugendo. Ni mu rugendo rw'umukiza gasiganirwaho Yesu ari. Ndashaka kugarikana ngo twimane na yangoma ye. Nimumva amakuru y'ubwami bw'ijuru. Ijambo rya gatatu ry'itangazo iramubwira ngo ugende ubabwire ngo biceceke. Ndamukiriza mwene wanyu umubwira ngo urusaku wavuza muri iyi minsi turapfuye turashize indwara ziratumaze. Ikisikinyesha naco gusakuza. Ngiye kubaheza address ahantu muzoza muje gusakuriza. Mwishiri barabara nimuzamure ibiganza. Sema haleluya haleluya. Aho gusakuriza irima. Ninje waundi wahoraki mbere yawe. Nuzuye amarira garutse
abanyegiputa baye babona uyu munsi wa none birarangira bazongera kubabona. Ariko Imana izitanga amatangazo neza iyo yakwizeye, izikwizeza n'abantu. Ndasenze uyu munsi wa none Imana ikwizeze, kandi kwizera nirangiza ikwizeze n'abantu, kuko ubajije mu Mana Imana ikwizeza n'abantu. Reka nkubwire, igikundiro tikiza kiza mu rusaku, igikundiro kiza mu kubanza kwizerwa n'Imana. Nubwo waca mu bibazo, Imana ya Isiraheli iziri gukuramo. Reka nkubwire, nta muhungu wahuye n'ibibazo kwisi y'abazima muri Bibiliya umeze nka Joseph, wagiye mu isoko baramugurisha, bagwaniye umwenda we ka Yesu, ariko ngo arangize bamutamugwa baruvamo, warangiza araceceka. Ariko cyo guceceka twasomye amaso arabango kigiye ngo ufite amakenga ngo agomba guceceka. Naho wawe kwibarabara pa ngahe puamura. Tugiye gusirimba ni muzamuri biganza. Pima mama pima pa tite kuna wakati wa kuzaliwa, ana tena kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa kuongea, na tena kuna wakati wa kunyamaza. Ndamukiriza mwene wanyu umubwire mukinyejana yiga guceceka. Kino kinyejana wige guceceka, fata kanwa. Nimuzamure ndarangije. Yes. Mana ushimo ko duhaye n'imvura abaremye b'i Burundi nabo kugira ngo beze. Nimuzamure ibiganza. Mukomere amashyi. Watuzaniye iki ngo tuze kurimbuka? Watuzaniye iki? Nini ufite ijambo n'Imana nande na Mose n'abandi bananiwe kwandika induru gusa. Watuzaniye iki? Watuzaniye iki? Ukatuletera biki? Imana itanga itangazo ibaza Mose ngo Mose we ufite iki mu ntoki? Nimuzamure ibiganza byanyu tubenga bakoma amashi kugira ngo Imana ikurikire. Ari kintu naringe kuvuga dukoma amashi Imana mazu numve maze munumve dukoma amashi. Ayo mashi ahinduka intwaro akize nk'abantu batatu barwaye hano, rimwe kabiri gatatu yakome cyane. Imana bwese hari musanguruke yari mucecetse. Ni Mungu anaongea. Hiyo ni verbe y'Imana kandi ni muri ta presa. Habwiri muri fiti, habwiri muri passe, iri muri presa. Musanguruke. Fromirere sima no urasisi. Nitwigendera gutya ngo bari hano barasaze. Sha twarasaze. Bakuza n'abasazi bari ngo hatungana. Okushura karindwi Imana nizitanga oda ikaba ngahe ni muvuge. Ese kuri mu kuvuga Imana itarakubwira ngo uvuge. Ubwo rugo washatswe mu abandi ko barushaka barubuze. Uzuvuga mu isoro. Punguza. Gabanya volume. Gabanya. Punguza. Hari abagabo benshi basiga batinda mu kabari kubera mwebwe abagore. Tituza dukunda urusaku mbahishuke. Abatwa dukunda ngo twinjire mu rugo twumva ari kalo. Ariko akana karije ugakubita igikuta. Aranga
twanga biriya bintu so tuheze rasyo mwarangiza mugategura twaturuka hariya karibu cyane ukadukuraho ikoti ukatujana ndacaturutse kuri rebo twanga urusaku ni muzamu kite itwa kwa Samueli mwana wa Elukana fima kosi makasi ulitokana na mama yake Ana. Mama Samueli alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe Moses mtoto. mureka nangirize muri aya magambo twasaba amaze kugira abana iyo umwana akiri mu ndaza sakuza ariko yavutse kimenyetso nibazavuga ngo nakuja kwa dunia ibamo abantu basakuza uko adashakuje ngo arire ubamwita umuntu utuzuje iya arize gutya nuko none mwabaye abana muzoza mukomeza musakuze naryari reka mbabase iyo ukora muri banka ujanye raporo uzija no sakuza cyangwa utanga gusa bakasoma iki ndamukiriza mwene wanyu umubwire ngo ikinyejana si cy'urusaku ikinyejana si cy'urusaku bacecetse ni muceceke mu kanisa no ni muceceke mu murimo w'Imana mukore ibikorwa nibyo biza bisakuza byigeze gusakuriza Imana abantu binjira barabara baravuga ngo tabita ibyo yakoze ntagomba gupfa Hezekiya we ntiyigeze atinda ngo binjire mu ibarabara wenyine yaryinjiyemo abwira Imana ngo naje kukubwira ngo se akagahuti ufite ko kwica kaje gute ibi washute ibyo nakoze uzanye urufu uko kurabona ko ngwira urufu muri iki kinyejana umuhanuzi ndukadiringe n'umuhanuzi tuzatugenda ugeze ngo nukukubwira ati urafuye ugahita unafu Hezekiya ngo amenye capacité n'amavuta y'abahanuzi ahita amanuka araje avuga ijambo avuga ngo Mana sindiringa n'umuhanuzi ndadiringa nawe ndashaka ngo kubaza ngo se nasenye bigigoma naramije Imana polisi irarya kandi igisirikare ibintu byose bimaze neza ministeri zimeze neza ikanisa ko turaramya ko turahimbaza nta badayimoni abarozi bose barashuragije none utumye umuhanuzi ngiye gupfa ico kintu ndi wakimbwiye ntaco nanditse hindura system kika fellow assemblies Imana yamubwira Isaya yamubwira ngo hisubira hindukire ugana umubwira ngo ndamwongeye umushinga wo kongera tutangiye none reka nkubwire umugabo wawe nagufata neza nimubwira muke dore ni muzamu hari n'abantu baruraga ubwanza agatapanga umugabo ntahage kandi ndari tumenye ngo ubundi umuntu ugwara uturwa n'umuntu utazujya ngo hage nubona umuntu azarwara mu bitaro habe n'utwana tukomeza kugwaragwara mu bitaro umutsima ni uzuba muto imboga zikaruta umutsima waza kurya umuntu w'umugabo ukamanura amaboko ukazamura kuva jawe mvutse sindaro dore mfite 49 sinzaja mu bitaro dore agatsima kagana gutya imboga nishi manuka uzamure gutya nabonye ko mwahe mu ndabo mutahe museka ndavuga ati reka iki nacyo kimanuke mube kabaseka mukomere Imana amashi menshi cyane amen ufite ikimoso we inkoni mu maboko rambura tugiye gusangara muri iri jambo ijwi ryawe rimaze iminsi ariko ijambo ryaje kutubwira ngo iceceke Uwiteka arahari niwe ugiye kubatabara niwe ugiye kubagirira neza umuntu wese ufite ikibazo ni gira tumusenge yiruke yani imbere ihutane umuntu ufite ikibazo yiruke yani imbere timwabyumvishije ambwira ko nkunda buri munsi mwihute umukozi w'Imana barambike ibiganza myiza kumbi nyera kuri ibyo nigi zamutegereza sizarambirwa ambwira ko nkunda buri munsi ni mwiza Oh,
kurusha uko amenyera kuri zamutegereza sinzarambirwa. Samuri bikanza bya. Uniondoleye moyo mugumu, bali unipe moyo wa upendo, niondoleye moyo bali unipe moyo wa upendo. data mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana zikomeye. Uyu mugoroba w'uyu munsi wa none Tasive. abazanye imitwaro yabo bayizanye imbere yawe ma. Nta munsi n'umwe nabonye baje imbere yawe ngo babure uko babigenza. Tasini. Firingira hasi. Kiri abakozi b'Imana hano hantu bakoze dekorasiyo y'urusengero, ari baguze ibyuma, baguze za mikorofone, hari abantu baguze amakaro, hindura yewe, abantu baguze sima, hari abantu bari aho barwaye bamaze igihe kirekire. Mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zikora imirimo ikomeye. Zikasila kota la bandala siya zikasila sheniza la mande za kosa sheniza la kote ni pasi wamenya subisha mani za asikashude tunategetse mu izina rya Yesu Kristo. Abamazimisi barushe, abamazimisi ibintu byabo byarakuze. Mana we muririmbyi yaravuze ngo kugendera abandi naje tusige. Kasila lema mela ngasikasho bari ngarizalari sikasho de posh trekaniza la banta saone sika elenga ya sikasho. Abagabo baraho bagirire neza, abakobwa baraho bagirire neza, abagabo baraho bagirire neza. Imbaraga zisumba byose, ubuhanga bw'Imana bwaza kugaragara, kwiyerekana no gutabara. Izina ryawe rirakomeye, izina ryawe nirigisha. Umunsi wa none, umunsi wa none, umunsi wa none, umunsi bandika abarwaye amakuru babe basima, abarwaye imigongo babe basima, abarwaye imitwe babe basima, abahuye n'ibibazo by'ubuzima babe basima, abacuruzi baraha ibishabo bigende neza, ibibazo bafite